gihe cyose umushumba senior pastor akire abantu bose nk'abamusimbuye kandi akumva wabarwe nabyo ubundi umuyobozi wese mwiza n'umura ahubwo afitiye amatsiko wamusimbuye ampangara kiretse ko zicyaha bakubiteka ahubwo ntumuvuyeho ntakintu cyacura urumva rero noneho nzibaye inkingi eshanu nari ngikomeje rero izi nkingi eshanu rero zigomba kubaho mu itorero kandi bikavuge ngo zikenderana icyo Yesu yavuze Pawulo yanditse akavuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye sibyo nyemera nk'umwigisha ukoresha uwo muntu wemere nk'umushumba wanjye nemera uriya nk'intumwa nemera nk'umuhanuzi niyo mpamvu mwajyaga mwumva iyo Imana ihamagaraga intumwa haleluya ngo zagiraga umwanya wo kuza zikabibwira itorero kuva ubu sintinya ibizaba ejo bijya gucyanga amahirwe nzi ko byose Imana ibitegeka kwiganyira no kubusa ndemera planification guplaninga iteganyamigambi saving ndemera organization ndemera preparation ariko umenye ko na preparation ubwayo ishobora kuvuna bitewe n'uko urimo gutegura n'ibitaragira bivuga ngo niba amaze guplanifia organization ikaba yabaye hari ibizasaba preparation byegereje nko kwezi kumwe ariko uyu munsi wivunwa mu gukura rero mu gukura ibintu byose mu gukura umuntu agenda abimenya Yesu aho rero siko byagenze aragenda ngo agereyo n'ubundi ajya mu buvumo kandi ijambo ryari rimwe gusa rivuga ngo nsigaye ndi jyenyine abantu barabisha baramamaza ubu ningiye usigaye jyenyine ndashaka kubwira ijambo Imana yamukosoje yaramubwiye ngo ubu nonaha hituhaguruka kuko wagenza urugendo rurerure bigutera kunanirwa hituhaguruka usubize inzira yakuzanye ugende wimike Hazayeli birangiza wimike Yehu birangiza wimike Elisa abo muhaze mu kimbo cyawe uzarokoka inkota ya Elisa Yehu azamwica uzarokoka ya Yehu uzarokoka inkota ya Hazayeli Yehu azamwica uzarokoka ya Yehu Elisa azamwica kandi ugabanye ijambo rivuga ngo ndamaze abantu ndacyafite 7,000 Yesu ashimwe cyane tuzacu hanyuma ku kintu cy'uvuze cyo kurerwa wacyusa umeze nk'umuntu ugiye kwangurira ibintu by'igiti ijambo kwangurira igitorese kwangurira urugendo rw'igiti niba babangurira voka izere voka runaka n'amacungo bya barabangurira babikorera rero hagati urugemwe si hasi mu mizi si mu mashami ni hagati buryo rero ijambo kurerwa turi kandi turaturutse hagati ahubwo reka turituke mu kuvuka kuko harerwa uwavutse ari niyo mpamvu baca umugani ngo umwana apfa mu iterura ngo kandi uburere buruta ubuvuke iyo migani yombi iragenza mu tujye kuganira urumva kurerwa harerwa uwavutse uvutse akarerwa nyine urezwa agakura haleluya ukuze nawe akazarera abandi ahangazarera abandi ni muri za responsibility azagira aho azaba umugabo w'umugore azaba umugore w'umugabo azaba nyina w'abana azaba se w'abana ndetse azamuyobora n'ikigo babyumvise azaba umushumba w'itorero aho rero urumva ni faze ya 4 ariko zikurikira 3 z'ibyo akorerwa gusa kuvuka nta ruhare yabigizemo kurerwa ni mukiya cyane ukumvira gusa gukura navyo urimo akagira azaba responsibility mu karere hanyuma nkuko wavuze rero turi buvuge kurerwa uburyo bubiri cyangwa kuvuka ku buryo bubiri no gukura ku buryo bubiri bivuga ngo bya bintu tubishyize mu buryo butatu tugipima no mu buryo bubiri bw'umwuka no bw'umubiri reka duhere ku bw'umubiri umuntu aravuka mu isi umuntu aravuka arabyaye nanjye narabyaye urya muntu uvutse tubonye avutse ahingutse kujya kuvuga mu by'ukuri
no guhinduka no gutunguka kuko uri mu mugambi w'Imana igihe kirekire tugeze no kuvuga bari mu kiganiro twese uyu muntu rero uje uvutse hari icyo avukiye ku isi Imana ishimwe imigani 17 umurongo 17 aravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avugira gukura abandi mu makuba uyu muntu uvutse hari icyo avukiye hari icyo aje kumara haleluya aje ari umumaro muri famiye avukiyemo aje ari umumaro mu gihugu kimubyaye aje ari umumaro mu itorero hatatu kandi aho hantu kuva uriho nta hantu wahahungira ntaho wahungira family ntaho wahungira igihugu cyawe nta naho wahungira ababyeyi bambe itorero ya uko irivuyemo ugize ngo urarihunze biravuga ngo ufite ibyo uhunze bitabye n'abandi bafite ibyo ararikira noneho rero mu buryo bw'umubiri wa muntu uvutse wa muntu urezwe wa muntu ukuze cyane mbere ku kuvuka uri umubyeyi sibyo umubyeyi abizi ko hariho akana kavuka kadashyitse batwita primature mu ndimi z'amahanga umwana uvutse hari amezi runaka abura abatwumva bakaba baravutse gutyo bihangane reka mbategure mu buryo bw'umwuka bihangane ntagire ikibahutaza bapfa kuba barabaye ariko abapsikologe bemeza ko buri mwana wavutse mbere aba azagira utuntu runaka turi special uburyo ababyeyi kandi rero disi iyo ntacyo tuvugira aha ngaha tutari by'umumaro ku mpande zose usaba ababyeyi bazi ko bafite abo bana babitondere cyane kuko ashobora kuba afite ako kantu ka special ke bwite urumva kihariye atandukanye n'abandi bana urabyumva kandi umubyeyi we akaba atabizi amara kuvuka tubaye abana b'Imana tukarerwa byanditse muri Petero igice cya 2 ubwo ngo mwiyamburirwamwa n'uburiganya n'ubusambanyi n'isari no gusinda n'ibiganiro bibi mumere nk'impinja zivutse vuba ikongoro mvuka maze mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza ubanje urumva ko hari ukuvuka no gukura mwifuza amata y'umwuka kugira ngo abakuze abageze ku gakiza hanyuma wajya mu Bafilipi wajya no mu Efeso ugasanga naho hajemo ijambo ryitwa gukura ukagera ku gihagararo cya Kristo aho rero ngakunda abantu bakujya ukagera ku kigero cya Kristo ya dusingaya kandi yasumye twumva kasumye twumva Abefeso 4 urumva umurongo waho uwa 11 kawe humera nuko habamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba abakwiza ubutumwa bwiza n'abandi kuba bungeri n'abigisha kugira ngo abere batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umurimo wa Kristo kugira ngo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bageze gute bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganywa n'umuraba tujya ngo hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya kabyo duhagarara ngo batuye urumva ko kugira ngo uyu muntu w'umwuka kuri ngo birasaba ko Yesu agira abantu ahamagara kugira ngo umuntu akure uburyo bw'umwuka niho ndi ubungubu mu mubiri ndaza gusubira mu kanya niyo ngubu birasaba ko Yesu agira abantu ahamagara bamwe akabaha kuba intumwa
abandi akabaha kuba abahanuzi, abandi akabaha kuba ababwiza ubutumwa bwiza, abandi akabaha kuba abungeri, abandi akabaha kuba abigisha. Ni inkingi eshanu. Bivuga abantu bavuka mu gakiza, yego, bakwiriye kubona abantu b'uburyo butanu. Bakwiye kubona abavuzi b'ubutumwa, bakwiye kubona intumwa, bakwiye kubona abahanuzi, bakwiye kubona abacumba n'abigisha. Dufate urugero. Yesu atanga misiyo ku ntumwa ze za mbere, ziriya yatumaga muri Matayo 10:5. Nabwo muri mugende, sibyo? Mugende. Ageze mu gice cya 19 cyangwa 28 naravuga ngo mugende mu mahanga yose, mubwize abantu ubutumwa bwiza, yego, muhindure abantu kuba abigishwa banjye, abazemera mu batize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, maze nyuma mubigishe kwitonda ibyo nababwiye. Uyu munsi wa none ushikanye bureti hari ikosa abantu b'ukora batazi. Évangéliser et enseigner. To evangelize and to teach. Kubwiriza no kwigisha ni ibintu bitandukanye. Wasanga ariho abantu benshi turimo. Ni naho murimo kuko amakonseri yarabaye rwose, hazamo umuntu asoma umurongo umwe gusa, yego, witwa Yesu ararira, sibyo? Kandi ubundi umwenyura ni ukuri uwo murongo urahari, yego, si wowe umwe gusa, ariko usoma yawuhawe pe, yego, kandi nyine yawuhawe nyine nk'uko asanzwe ahabwa, yego, rega yawuhawe uko yahamagawe, cyane, ntumuhinyurire rero umuntu uko asomye akagufiya. oya rwose pe. Arabubwiriza we, arabubwiriza mu mbaraga z'umwuka, aravuga ukuntu Yesu arira, avuga ikimuriza. Abasore ntibaje kwihana, ntibaje, baraje uko batsinzwe n'uko basanze bararije Yesu igihe kirekire, yego, sibyo? Ntibaje kwihana, yego, ntibamwakiriye. Abo rero icyo nicyo Yesu yise kubahindurira kuba abigishwa bande ba Yesu, kubazana kuri Yesu. Ariko Yesu akagira ati abo rero nyuma mwamaze kubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ni mubigishe. Iyo mpamvu wumvise muri za nyigisho hariya, twumvisemo ababwiza ubutumwa, twumvamo intumwa, twumva abahanuzi, twumva abungeri, ariko twumva n'abigisha. Aha ndagira ngo mushiki wanyu nkubwire, kandi ndetse nkurikiwe n'abantu benshi, ntabwo abashumba benshi bagomba kwitwara nk'aho ari n'abigisha. Ariko ndibaza ahangaha tutarahava, ndagira ngo ugende usobanura kuri buri nkingi, noneho tubone gukomeza, kuko ibyo bintu ubuse buri nkingi ndayivugaho bivangira abantu pe. Urumva niba umushumba agiye kwitwara nk'umungeri, akitwara nk'umuhanuzi, ariko uzi ko bibaho umushumba. Niko mama Abefeso aho dusomye haravuze ngo yahaye bamwe kuba intumwa. Urugero, iri jambo intumwa ni missionnaire. Good. Babyumvise? Intumwa ni missionnaire. Ni abangaba mbese bagenda, ntibaguma hamwe, bamwe kuba intumwa. Abo bantu bagenda, Imana ifasha abantu babyumve we, kandi ndinde umuntu wabisobanura ukundi. Aba bantu bitwa intumwa niyo bavukishije amatorero, sibo bayayobora, baravutse bagakomeza, n'abashumba abangaba ni misiyo nyine. Genda vuga Yesu Maputo, vuga Yesu Ibangi, vuga Yesu Ikaritumu, vuga Yesu, vuga Yesu, vuga Yesu Madagasikari, vuga Yesu ahugiye. Ukomeze nusubire kwishyuza, ahubwo nurangiza utumeho kwitorera umubyeyi aho waturutse. Aha ndagira ngo mubwire abavuga butumwa ko bakwiriye kugira ahantu batuye, nk'uko isake yose ibika hari icyari yavuyemo, kandi yigeze kuba igi. Izika zari amagi. Izi nka zose z'imbyeyi bireba z'amajigija z'amabuguma yabaye inyana, kandi hari ikiraro yakuriyemo. Rero nsaba umuntu wese, umukozi w'Imana, umunyempano runaka, urwego yawe ariho rwose ukagira Imana we, dore ko hari inzego ziri muri iki kintu,
ariko agomba kuba afite aho yavukiye yarerewe. Aho yavutse yavukiye ku itorero umubyeyi. Oh haleluya, mana uzajya umfasha mvuge ukuri n'amenya. Aho niho agenda akababwira ati navuze ubutumwa Khartoum, navuze ubutumwa Johannesburg, navuze ubutumwa Kampala, navuze ubutumwa ahangaha Singiro, ariko hakeneye umuntu wo kuhashumba. None toro mwicare hasi bijye kumwabura umushumba hariya hantu. Kubera iki? We ni intumwa. Akuwa karenga mbese. Akuwa karenga. Sibyo? Aha bakabiri kuba abahanuzi. Prophets. Abahanuzi ni abantu bagomba kubwira itorero icyo Imana ishaka. Buri jambo to communicate ni communication hagati y'Imana na rubanda. Yego. Abahanuzi reka tubite umunwa w'Imana, tubite telefone y'Imana, mbese uburyo bwose bw'itumanaho. Nabo rero bagomba kuvuga uko bumvise ko kwivuza. Yego. Yagiye ibiyama kenshi ngo bakayibeshyira. Yego. Bakayihimbire ko yavuze itavuze. Undi akabwira abantu ngo barose kandi nta kintu barose. Yagiye ibiyama kenshi. Ikindi yababujije, yagiye babuza kenshi kwibana amagambo. Kwibana iki? Amagambo. Umuhanuzi runaka yabara ahantu runaka yakubuhanuzi buhamanukiye. Yego. Kabarabwirije akabutwara muri torero cyangwa kamujyana n'ahandi. Kandi igitangaje nta navuga ngo naho narindi Imana irabivuga. Avuga ati Imana iravuze. Mwumvire nawe. Iriho ni kosa impamvu Imana yagiye ibica ibintu ikabyiyema muri Yeremiya 23:30. Nuko yavuga ati se niba mvuganye n'abantu b'i Kigali ibintu kabijyana Nyagatare, none nawe ndimo ndwana n'ikibazo kiri mu mujyi kitari mu Mutara. None abo Mutara bakabagiye kurenganira munsi y'ubuhanuzi utari ubwabo. Umuntu akihana ibintu bitari atakoze. Uzi ko buri ibintu Imana ivuga n'abanyagisenyi cyangwa Rusizi umutima wa Kigali. Kubera iki? Ni prefecture ziri limitrofe ziri ku mupaka zihura n'ibibazo biri by'imipaka. Wabyumvise aho ngaho magendo ariyo fraud. Ubu twe ntabwo tubazi turi hagati mu gihugu. Noneho umuhanuzi uko agomba kubaho nawe agomba kubaho ategereje kumva icyo Imana ivuze ntayihimbire. Cyabwiwe akakivuga ibinyakuri. Amen. Rero umuhanuzi inshingano ze zari izo ngizo, kandi abujijwe ibyo ngibyo afite no kwitondera. Ariyo mpamvu bivuga ngo nagira icyo ahabwa akivuga ibinyakuri atagamije atongereye. Noneho rero mu minsi nawe mu itorero, urumva mu itorero hose nagenda mvuga amakosa ngo kubaho mu itorero. Arashaka kuba profete, iryo zina akaryitwa, akanashumba, akanigisha kandi ntibyemewe. Arashaka no kurira indege akajya hanze mu misi, akaba n'intumwa nyine byose. Ntabwo ari kwemeza rwose. Hanyuma rero iyo abikoze gutyo byanga bikunda icyo yahawe kirapfa. Kuko hari cyari gushyiramo ingufu kuruta ibindi. Yego. Ariyo mpamvu buriya mbifuriza ko bishobotse bakwicara hasi umuntu akabigisha tukabahumura. Kandi ikindi mbifuriza ko buri muntu amenya icyo yahawe agikora neza. Icya gatatu yaje ni ababwirizabutumwa. Ababwirizabutumwa rero ni ba bandi muzi babwiriza bakavuna. Kubwiriza aribyo evangelize, predication. Abo ngabo barabwiriza koko bababona kugira ngo ukanyesanira Imana ikaba yamuhaye rwose akawubwiriza pe. Uzi ko igihe kimwe n'itero hano umuntu akabwiriza umurongo w'ubuzima wese n'umurongo nakarugo tukavuga ngo Imana manuri ya
abantu barafashwa bari hano. Noneho niba babwiriza butumwa babwirije rero bo bamara kubwiriza bakakira bihana bakababona ko bihanye bamara kubabona bakabashyikiriza umwungere umushumba yego umushumba akora za nshingano zo kubabatiza babyumvise bamara kubabatiza bakaba ingingo z'itorero akakora icyo twakwita nka encadrement y'umukristo kumenya ngo araha azwa ahangaha tuya bize gukurikirana ibiki icyane rero twabonye ni umwigisha yo gukurikira umwungere uyu mwigisha aha ho haranakomeye cyane mutukore cyakomeye umushumba sibyo senior pastor yiyumva mu icyubahiro umushumba yego nyamara igikomeye umwigisha ashobora kuba atari umupastor biragenda bitewe kandi umushumba mu cyubahiro cye rwose kidakorwaho ntari bwemerere umwigisha kubona akanya kandi atari umupastor. Ikindi kandi anamwibeshyaho ndavuga umushumba ashobora kwibeshya ku mwigisha akagira ngo niyigisha iteraniro rigafashwa rigahembuka abantu bakamukunda ahari barahita bamwimika bamusimbuza babyumvise ibyo ko atari byo twabwirijwe gutwara abantu no kurutanwa ngo njyewe mfite benshi afite bake ko ukuntu urimo kubisobanura ndumva nta n'umwungeri uba ukwiye kuvanga ariko njyewe abandi urabatwara mu by'ukuri iyo icyo kintu cyo guhora wumva abandi batwara nukireba muri bamwe ba 12 uragisanga na Yerobowamu ajya kugusha abantu imiryango 10 atwaye akabarembera inyana z'igirwamana ngo yagira ngo badasubira Yerusalemu bagasanga Rehobowamu umwami wabo. Muri theologie bakita insécurité divine insecurity kuko iyo umuntu adafite sécurité y'ijuru ngo abe yizeye uwamuhamagaye akora uburyo afite ubwoba nakaransimbura aransingura ubwo yigishije abakristo bakamukunda aransimbura nuko babaho ubwo umuntu barahamagawe bekana kuko wahamagawe kimukubwira akomerera munsi ya sécurité y'umuhamagaye abagendera mu kintu gitiyo cy'umuhamagaye ahubwo nta kintu cyampangara kiretse ko zicyahanga kubiteka ahubwo ntumuvuyeho nta kintu cyacura urumva rero noneho izi inkingi eshanu nari ngikomeje rero izi nkingi eshanu rero zigomba kubaho mu itorero kandi bikavuge ngo zikenderana icyo Yesu yavuze Pawulo yanditse akavuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yaremeye sibyo nyemera nk'umwigisha ukoresha uwo muntu wemere nk'umushumba wanjye nemera uriya nk'intumwa nemera nk'umuhanuzi niyo mpamvu mwajyaga mwumva iyo Imana ihamagaraga intumwa haleluya ngo zagiraga umwanya wo kuza zikabibwira itorero maze ab'itorero bakaziramburaho ibiganza bakabohereza kugira ngo bakabohereza Mana ishimwe iruka muri Antiyokiya ibyakozwe 13 umunsi umwuka atoranya abana na Sawuli wab'itorero babaramutse ibiganza barabohereza babaha intashyo akabashakira impamba y'urugendo nabyumva nuko byagombye gukora none ka nkubwire mushiki wanjye mbwira natuza amatwi uyu munsi wa none itorero ravuka wajye ko ugasanga umwe niwe byose nkurikiranga umwe abaye byose umwe niwe ntumwa murakurikiye niwe ntumwa ni nawe muhanuzi ni nawe umwigisha ni nawe mwungeri maze aho umunyamuriro niwe byose ubwenda hari nta hari nyine urumva ntabwo wemuza Kinyarwanda bazi barimo ntawongeze ko zigira inkingi nukuri ibaze ijya nzu yose ingana nk'iyi mureba ikaba irimo inkingi gusa kandi musanze ahasaye n'abantu bamara
ubwo rero aba bantu inkingi zose twumvise ko ari bo uravuga umurongo wa 12 kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Aba bantu batanu bagomba gukora kugira ngo abera bakure. Yewe. Babera bakure. Noneho plus bakura banatunganywe. Batunganirizwe gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana. Haleluya. No kuzuza umubiri wa Kristo. Reka mva ahantu turamugira. Gukura no gutunganywa. Amen. Wa mushumba undega hano wa mwungeri agomba kureba mu itorero ashumbye akareba imikurire y'abashumbye. Yego. Ariko ura Faustin arimo arakuraganisha. Yego. Araganisha kuri kuba yaba intumwa. Gase Manuel agaca kuba yaba umuhanuzi. Ese uragurete wakuraganisha hehe? Yayobora ababyeyi, yayobora korali. Ese Michel akuraganisha hehe? Yaba umwigisha. Noneho za mpano yagiye areba muri twe akazirera. Kwakureba kuraje aho ushaka kumva akazirera. Cyo bita mentorship. Mentorship n'ubundi mbona igitabo cya PhD. Ahubwo nakashyize. Mentorship ntishobora kugira imbaraga abakristo bari munsi y'umuntu utazi kumenya impano no kuzirera. Haiwezekani. Mu gihe cyose umushumba senior pastor akire abantu bose nk'abamusimbuye kandi akumva wabarwa nabyo, ubundi umuyobozi wese mwiza n'uhora ahubwo afitiye amatsiko wamusimbuye. Baravuga ati ariko ubu ngubu nshaje intege nke zije mpfuye ninde wansimbuye? Ninde wundi waba umwungeri? Wasigara ninde w'umwungeri? Ndumva ninde wankorera mu ngata, ninde wasigara zishinga? Urabyumva ko nicyo kintu kigutera guhora ureba muri buri domaine urayumva? Domaine. Department ureba muri buri mpano. Tumaze imyaka muri kino gihugu ubona urubyiruko rwitaweho cyane. Burya barimo bagenda bareba kariyeri. Yego n'uburyo bishakira barebe kariyeri. Kubera iki? Kuko nirwo ruzavamo abaminisitazi imbere hariya. Kandi bamwibuka nanone tuhashize imyaka His Excellency ashyiraho abaminisitiri bakiri bato. Umukuru w'igihugu gushyiraho abantu bakiri bato urumva burya aba yabandikira mbere kureba impano zabo. Umuntu yamara kubashyiraho cyinshi bagakurira mu murimo w'Imana. Abyumvise ni nk'uko Pawulo iyo urebye ijambo ry'Imana ubona yita Timoteyo umwana we, sibyo? Ukareba ukuntu yatangiye kumutoza, ukareba ukuntu yatangiye kugendana, ukareba ukuntu yageze ku rwego mushinga amatora. Ibyo byose birahari. Rero wa muntu kugira ngo akure bisaba ngo arerwe nande aho ngifurira ngo dukomeye. Bisaba ngo nawe arerwe n'uwarezwe. Utararezwe ntiyarera. Bivuze nk'aya ndirimbo ya Rugamba Sipiriyane ivuga ngo azahuza atatarahujejwe, aziga guhuza atatarabitoye. Ntabwo umuntu yarera nawe atararezwe. Urumva ko hari ikibazo. Urwo ruhererekane rw'abantu batarezwe, yego nabo batarera, kandi iruhande rwabo hari abantu bahavukira, yego bahavukira. Ubwo babyara sinzi uwo ari we baravuka. Sibyo? Ibyo byose abantu benshi bavuga ko bafite umuhamagaro wo gukorera Imana. None agiye kurira umuhamagaro ugikorwa nande rero. Icyumba kikaba n'ikibazo. Hanyuma rero wa muntu wavutse, wa muntu warezwe, wa muntu wakuze, reka tugere kuri responsibilities. Ageze ku nshingano sasa.
byumvikane ko inshingano agezeho ageze mu gihe yagira inshingano. Ahangaha nsobanura twumva ko ikintu bita inshingano mbere y'uko umuntu azihabwa hari ikigihe umuntu ageraho akaziha. Ibintu bizwi abantu babyiga muri sociology abandi babiga muri psychology. Iyo umuntu amaze gukura hari urwego ageraho agatangira kuba responsible. Ni ibintu byizana biri programme Imana yabisetinze. Noneho akaba responsible n'ubuzima bwe bwite, ukabona yatangiye no gukora inshingano mu rugo. Urugero ukabona atangiye guhabona amabwiriza kandi niba ari umunabe harimo n'abarusha imyaka 2 gusa bamuha mu ntege ni ko mubwiriza kuzana iki ngiki. Yego we uzi ibyo mbuguka we kurupinzu kuzana amazi kubona we capital biriya iyo uri umubyeyi urabyishimira hanyuma ugasigara ahubwo ucunga ibyo bita conflicts. Intambara ziri buvuke kandi ziravuka uzira responsibility ari mu gutanga amabwiriza no gutanga kubera iki arimo arayatanga bataramwemera. abana bakuru yego atari ko urambuka yego umuhaye amabwiriza uti noneho abangaba ayaha batamwemera nibyo bya bindi byabaye Yosuwa amaze gusimbura Mose. Igice cya 3 cyo gutegeka kwa kabiri kugeza ubwo Uwiteka amubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza imbere y'Abisirayeli bone kwemera nabo ntabwo bakwemera. Za responsibility rero umuntu yatangiye akora atari yanazihabwa nibwo none igihe kigera waba uri umuntu mukuru w'umusini aho ngaho utuye umuntu yego watangiye kugaragaza ko azifite zimurimo reka noneho tuzimuhera imbere ya bose ku mugaragaro. Icyo gihe rero mbwira twumva ko uwo munsi muba mwamuhaye ubushobozi ububasha nako ariko amaze igihe afite ubushobozi. Yego mu byumvise uyu munsi tuba twamuhaye iki ububasha ariko amaze igihe afite iki ubushobozi. Abantu benshi ntabwo bazi ibintu bitandukanye nabyo. Ububasha n'ubushobozi. Yego ubushobozi ari igihe umuntu amara ari umuntu amara afite ubushobozi mu gihugu ni ukuvuga ngo ashoboye ibintu ariko ntabwo arahabwa iki ububasha kwemerwa. Reka nsaba abantu baduteze amatwi noneho n'icyo bacyumve. Mwene data ushobora kuba ufite ububasha rwose ndabyemera pe wahawe ububasha bwo kwigisha ububasha bwo kwirukana abadayimoni ufite ububasha bwo kuyobora ufite ububasha pe umaze gukura ikihangane camake gabanya umuvuduko. Imana yaguhamagaye irimo kugira uwo iracyagushaka umwanya wo guhabwa iki ububasha mbese ari mu gihe cyo gutoza. Yego haleluya kura babyumvise maze ibi bintu kugira ngo biveho wenda niba hari ibibazo mbaze reka mbibaheremwo ingero nateguye hano zahise ziza mu mutima wanjye. Urabona aba bana batsanga Yakobo na Esawu. Aba bana uko ari abavandimwe ni n'impanga. Gakuru ni Esawu gato ni Yakobo. Mu ivuka ryabo yego bavuka hariho uko umwe yavutse n'uko undi yavutse. Yavutse ari urutuku afite ibyaha byinshi ariko ndavuka maraka kumurembe kagerera ukuntu afite ubwoya. Mu gukura kwabo umwe akura ari umunyamahane make tagira imbaraga wibera mu rugo undi akura ari intwari ivuduka ibanguka abo umuhigi. Gusa uko bakuze nyuma rero mu kuragwa ise wabo ugiye kubaraga yashingiye kuri buri muntu nuko yavutse nuko yavuze. Haleluya. Yego harayumvira twumva ko uko wavutse uko wakuze bizana kugeza no kubirage. Iyo umuntu akuze ikintu kimukubwira atangira kumenya iby'iwabo
sinzi ko ndabona bitekereje rwose binzamo nari nagenze umujyi cyane yarize impamvu tuma ngenda umujyi cyane ndawugenda ndawuzugureko kuri kwibazije imujyi bamutse ngo warabuze ibyo warabuze kweli none nkabona umuntwaye ndagomba kugenda muyobora umwari mu modoka kandi muri uyu mujyi meze nka GPS meze nka mujyi mugiye muri kuri plateau kujya muri gusa woye guturuka hose ubu nza ahantu wanyura wowe no butiyaje nza aho wapfumurira ntabwo njye ku murongo uri ni GPS wa mugani wawe si njye mu murongo ari ayo uramubwira uti yakata hano pfumura akakantu nkwereke ariyo twapfumuriye ahantu hino station ya engine hagati ya engine na house ariko wahaje nabonye arimo kwashyira amapariki y'amakamyo pfumura giruca kata ubona ndumva ugasaba tumibiki tugeze ruguru dusanga none byazambye nundi murongo Katurika Sofia Nyarugunga manuka nyuma y'ikibuga Kabeza tugiye mu gisakane nakiri cyo bwari cyanga hari sinzi ukuntu nagenze gutyo none ukuntu umwana iyavuka iyakura mutangira mumujyana ku ishuri mu moko no kujya ku ishuri mukajya kumukura uko akura akazamenya inzira imuvana ku ishuri imuzana iwawe ati nimuzagaruka ntuzanye neza rwose nzayinizana nibwo mutajya kumuha bisi kazagira ahantu musiga kwiza iyo mudatuye ku muhanda bigutangaze ko wa mwana uko agenda akura hariya azagera none amenye n'inzira imujyana kwa nyirasenge no kwa anko nijya kwa sekuru ubutaha ahubwo noneho amenye n'inzira ijya mu rwura w'inka zanyuzira yego rero nawe gutuma umwana munka akavaha agatega akagenda yagera karangazi akavamo cyangwa nyiragegene kahita kayange nyuma kagiye rwabiharamba nguwo Yesu Kristo kuri ndama kamate agakora ikimujyanye akagaruka kuki arimo arakura amenya n'inzira bivuga ngo irimo kurira umwana wavutswe mu rero agakura ubu urimo ugenda wicungura ushaka gusaba abantu batabyishimira kujya bishimira ko barera kujya bishimira ko hari abavutse akamurera yishimye ntamurera atewe ubwoba n'impano ze erega hari igihe aburera banagira impano ziruta zawe muti impamvu ni iyi imana izitere turimo gukoreraho irayizi rero izi yuko uyu munsi wa none izi mpano zikenewe ikurikije ahantu umunsi umwe nabwiye abantu ko mujya mumenya impamvu Yesu yakoraga ibitangaza ahantu hamwe ahandi nabikoze abikora hano ubu niyo mpamvu murayizi yibabwire Yesu yabaga azi ahantu bari bwizezwe n'ibitangaza gusa atabanza ngo batsibure mu itangaza ntibizere ariko yarazi n'ahandi avuga gusa bakizera niyo mpamvu mu kujya mu nyigisho ze urasanga hari umunsi yagize comparison yakoze comparison hagati ya Tiro n'Isidoni i Betsaida abwira hamwe mu bitangaza nakoreye hanaha iyo mbikorera yarazi rero miriye yarazi ahantu hakeneye ibitangaza muri kino gihugu cyacu iki giciro cy'u Rwanda twavukiyemo nza amaprefecture cyerekera amaprefecture yarakeneye gukorerwa mu bitangaza yambere ikibumba kubera bavuga ko ari utarabanza gutwika gataro n'imbehe n'intebe n'icumu byose umene ikibindi n'ubu ntabwo ari bukumva Yesu yabaga azi ahantu rero akeneye igitangaza akaba azi n'ahantu rero ubwiriza bakizera ntabitangaza bikoretse ibyo ngibyo nabyo mu gukura muri uyu murimo Yesu adufashe cyane amen umva hari byumvikanye ni ukuri Imana igumugisha cyane mushumba aya magambo araremereye ariko
ni meza ko buri muntu wese witwa ko ari umukristo cyangwa ushaka gukura ushaka kugira ngo akuze impano ye akwiriye kubikurikirana akabyumva ugasobanukirwa imana yawe kandi noneho n'ikindi ntabwo nzi icyo twakora kugira ngo n'abashumba abamaze gufata intera yo kuba afite itorero ashumbye kugira ngo asobanukirwe yuko ari umwungeri noneho ubwo ari umwungeri amenye ye kumva yuko agiye gukora za mpano zose ku mutwe we nyamara kandi gore yego hakorwa wamfura yego genzi ikintu wakora tukubwira cyane kubwire yego kivuge ubona nka buriya ibintu abyumvise bivuze hano yamara kubyumva icya mbere tugafata umwanya w'uguca bugufi ndabona guca bugufi ubwo ni ukuvuga ngo yemere amere nk'umanutse ahantu yari ageze abwire nyir'umurimo ngo data nshobora kuba naraje ukuntu nshobora kuba naraje ukuntu nshobora kuba naraje ukuntu uko naje rero mbabarira umfashe mpindure kandi ntunganyize mu murimo icyo kintu akibwiye imana yakimukorera nyir'umurimo yakimutunganyiriza muri kwa guca bugufi akinginga nyir'umurimo akamusaba ko hari ibyo yamukosorera babyumvise ni ukuri imana ntabwo yabura uko ibigenza buri gihe imana uyibwiye uti ahangaha nakosheje habaye kwibeshya ariko mbabarira ungarure reka nguhe urugero dusoza wenda sibyo waba uri ku muhamagaro wa Eliya urabyibuka Eliya imana imushaka uramwibuka munsi y'igiti aryamyemo yisabira gupfa uramwibuka imana imwohereza ingemu umutsima n'inyama bitwaye n'igisiga iyo ndangwa haze imana ikamubwira iti uyigendere amajoro 40 n'iminsi 40 kugeza ninda ariko birivuga iryo bondo riragutwara kugeza hehe ku musozi w'Uwiteka i Horebu siko byagenze aragenda ngo agereyo n'ubundi ajya mu buvumo kandi ijambo ryari rimwe gusa rivuga ngo nsigaye ndi jyenyine abantu barabisha barabamaze ubu ninjye usigaye jyenyine ndashaka kubwira ijambo imana yamukosoje yaramubwiye ngo ubu nonaha hita uhaguruka kuko wagenze urugendo rurerure bigutera kunanirwa hita uhaguruka usubize inzira yakuzanye ugende wimike Hazayeli birangiza wimike Yehu birangiza wimike Elisa abo muhaze mu kimbo cyawe uzarokoka inkota ya Elisa Yehu azamwica uzarokoka ya Yehu uzarokoka inkota ya Hazayeli Yehu azamwica uzarokoka ya Yehu Elisa azamwica kandi ugabanye ijambo rivuga ngo ndamaze abantu ndacyafite 2000 yego bitapfukamye Bayali ahanga ikintu nshaka kuvuga soza cyangwa se wenda sinzi ibintu baza Eliya yarakoze ikosa babyumvise rikomeye ryo gupfa nta wasize wo kumusimbura yarakoze ikosa ryo gushaka gupfa nta wasize wo kumusimbura ariko zikari byo nicyo kintu cy'Imana yamugaruriye yemwe ubusaba urugiye ute mu by'ukuri munsi y'igiti cy'umurutemo hariya aho ngo usinzire upfe gupfe nk'intwari gupfe kigabo kuya urupfu wite usize ndeze ninde ugusimbuye ariko ugenda unyimikira abagabo batatu nkweretse kumbwira hanyuma uruceho nurangiza rero ndakubwira uko nkucyura yego ariko bari urupfu igishenze yego wari unabaye umugwa gase kandi warankoreye yego ubwo urugirwa munsi y'igiti cy'umurutemo ugasanga ikisirajiriye ugutwi igisiga gitwaye ijisho imbwa yabwiriye amara rwakibwaniriye ibitako wari upfuye nabi ariko nzakwira ukuntu ncyura abakozi bankoreye nimara kuntungagiza umwanya ngiye ntungagiza umurimo uri ukuntu nanjye ncyura abakozi haleluya none se birangije bene data ntimuzi ko yazamutse se mu igare rya serwakira imana ishimwe tubabwira ko iyo umuntu yavutse neza akarerwa neza agakura neza nawe arera abandi kandi nyuma yo kurerwa no gukura twabonye ko umuntu agira inshingano twabonye ko umuntu bimugeze no ku burage bwiza nk'uko Esawu yakiriye uburage bwa se Imana dufashe cyane haba mu buryo bw'umwuka haba no mu mubiri ibintu biragendana ariko mu buryo bw'umwuka harimo akarusho kuko twumvise yuko noneho buri muntu wese agomba kumenya ngo ziriya nkingi eshanu
ndi mu wuhe mwanya kugira ngo umenye icyo ngomba gukora. Burya ari igihe ukora ibintu, ari umuntu yize gusobanura stress, asobanura ko ari gukora ibintu byinshi harimo n'ibitakureba. Stress biba byabaye byinshi, gukora ibintu byinshi ariko harimo n'ibitakureba, niyo stress mbi cyane burya. burase Kureba mu by'ukuri iyo wabihaye umwanya ntibikuvuna, kuko bihaye igihe. Ahubwo ikintu kuba uri muri ibi kandi kanya kuva n'ibi biraje, kandi kanya kuva n'ibi biraje, buri kintu ntugihe igihe. Niyo mpamvu umufilozofe wakavuze utangira yigeze kuvuga ngo iyo utaramenya kwica gahunda ushobora gutunganya gahunda. yego ntabwo Ni bishoboka. filozofi. Hariho Filozofi ni ugomba ukumenya, kwiga. ya très bien. Filozofi ni ukumenya kugira gahunda uhagarika, gutunganyize. Izo uhagaritse none uzikire ejo bundi. Wabyumvise? Hano cyangwa mu kundi kwezi. Kuko muri administration bigisha ikintu bita priorities. yego Kumenya guha priorite ibintu ukurikira byihutirwa. Iyo utaramenye icyo ngicyo rero uvunwa n'ibyakagombye kuzakuvuna mu kwezi gutaha. yego Reba bikuvunye uyu munsi wa none. Imana idushoboze. Ngize ntabwo urugero. Uzi guhera muri uku kwezi ugapanika ngo uko umugore yasamye. Yeah. Uzamara amezi 9 uhangayikiye base n'ishuka na kuki na biruso amezi 9 usangayitse. Urahangayika da? Amezi 9 usangayitse cyane uhangayitse. None se udahangayitse none hamushumba ngo utangire ushakisha kenda ushakisha uragura umwana uruhinja umwenda ari ndi kwezi kumwe. Nibyo birakwiye. None kugira ngo wigabanyirize wa muruhuza mu kwezi kwa 8 ntabwo uba waremerewe. Urumva oya uburemerewe ninda gusa ko n'umwana ugiye kuvuka. None se ego. Hanyuma ibyo bizakuremera icyo giheze. Oya ibyo kuko si ukubyara gusa hari bizahuzaho nabyo. Kandi uyu munsi nawo hari ibyaho. Uyu munsi hari ibyaho. Wabyumvise? Reka mabwire nsoza. Kuva ubusintinya ibizabejo bijya gucyanga amahirwe. Nzi ko byose Imana bitegeka kwiganyira no kubusa. Ndemera planification, guplaninga, iteganya imigambi, saving, ndemera organization, ndemera preparation. Ariko umenye ko na preparation ubwayo ishobora kuvuna bitewe n'uko urimo gutegura n'ibitaragira igihe. Bivuga ngo niba amaze guplanifia organization kaba yabaye hari ibizasaba preparation byegereje bari nko kwezi kumwe. Ariko uyu munsi wivunwa mu gukura rero mu gukura ibintu byose mu gukura umuntu agenda abimenya. Yego. Yes. Imana ibahumugisha cyane mushumba murakoze. Ndumva ibibazo nari mfite byose wabisubije. Bijyanye no gukura. No kuvuka no kurirwa no gukura. Kuko byari gusobanura gukura niki, kubaho utaravutse. Byose babivuzeho kurerwa udakura. Nabyo wabivuze nabyo wahereyeho. Gukura utararezwe. Yego. Nabyo wabivuze rero abadukurikiye ibyo bibazo byose nubwo atagiye avuga kuri buri kimwe ariko nibura yagiye abivugaho. Rero Imana yo mu ijuru duhana umugisha mu byiteho mukurikirane noneho umenye ese ukeneye iki kugira ngo ukure. Ese mungeri wowe ukeneye kureba abantu urimo gukuza bicaye imbere yawe umenye n'izo mpano zibarimo kugira ngo bagende bajya mu mpano zabo bagufashe ejo uzasaza. Ese nusaza utarateguye bizagenda bite? Nibikabeho rero. Imana yo mu ijuru guhumugisha mushumba usengera abadukurikiye kugira ngo ari abashumba icyama bakabyumva. Hari igihe mujya mwigisha ijambo cyangwa n'undi mushumba wese nakurikiye nkumva yigisha ijambo riryoshye nkumva namukoreshereza igiterane kuri stade noneho ngahamagara abashumba gusa kugira ngo baze bumve izi nyigisho. Nk'ubu ndifuza ni abantu abafite impano ababisobanukiwe, yaba ari umuhanuzi, yaba ari intumwa, yaba ari umungeri, yaba ari umuvuga bose n'abigisha bakaza bakicara bagasobanukirwa impano ya buri muntu n'icyo agomba gukora mu itorero, atari cyo kujya gutwika hawucyo ngo ndi profete. Uri profete ntabwo profete ngira ngo bihoraho, ntabwo bihoraho. Imana hari kumanukira kubera impamvu runaka, sizina wagira hari umwuga wawe ya nikosa. Rero ibyo urumva ko abahanuzi kenshi babeshya abantu. Rero bantu b'Imana buri muntu asobanukirwe impano imurimo ahagarare mu mwanya kandi wemere kurerwa. Bakwiriye kumenya abantu bicaye imbere yabo kugira ngo babakuze nabo batangire gukuza abandi. Kuko umungeri nada training abantu mu itorero ayoboye n'aba bandi bicaye imbere bazakomeza ari abana.
ni cya kibazo ngo kurera udakura yego bakomeza bicaye ashaka guhaguruka bati uyu nguyu agiye kuntwara umwanya Yego. urabona ko yabwirije abantu bakaba bakumya amashyi cyane agukuyeho Yego. rero bambungeri nimugire umutima utuje nimukorere Imana yaguhamagaye ikaguhereza uwo murimo hanyuma nawe Imana izaguhagurikiriza abandi ariko nutabikora uzakomeza urera abantu badakura uzi kugira umwana udakura ko ari bibi cyane igihe wabihereyeho rero bungeri musobanukirwe kurera abantu bakure munabatume mubatume bagende bajye kuvuga ubutumwa hirya no hino ariko mushu akantu ngira ngo nsorezeho noneho nasenge wari uzi ko umwana rero agakura hanyuma yashaka kugira ngo nawe ashyire mu bikorwa ibyo yiyumvamo iyo mpano irimo kumubyiganiramo kuko batamuhaye uwo mwanya akaguma yicaye mu itorero akicara akagira ko se bo jewe nzira iki kubera iki umwungeri ntabwo yabonye amaso iriya mpano ko yakuze buriya mwana ko yakuze ngo ahaguruka ahabwe inshingano nawe agira ate cyangwa se ugasanga umwungeri afite gutandukanye uyu nguyu arashoboye akanagushyira mu mwanya utari we ugasanga wa mwana agiye kwica ibintu kandi yakabaye ashyirwa mu nshingano Imana imushakaho rero Imana yo mu ijuru idufashe kugira ngo buri muntu asobanukirwe uruhare rwe mu itorero tuzabifashwamo n'abashumba kumenya umuyobozi umwungeri w'itorero umushumba aba agomba kumenya mu gihe namugenzuye cyose ndabona abashije iki ari muri ibi yabitunganya noneho hari igihe akora ikosa ryo kumushyira mu byo ashaka kumushyiramo kubw'inyungu ashaka kuhabona ze ariko iyo ari inyungu z'umurimo ati uyu muntu ashoboye iki ngiki ibyo rero nyine nicyo kinavuze ngo nawe icyo gihe aba yararezwe abazi ukuntu yahagurutse n'ukuntu yarezwe uwo ni burera n'abandi none se mushu reka dusoreze kuri aka niko nkomeza numva haza ibindi bintu dukomeza twumve wa muntu ararezwe ari mu itoro cyangwa se arireze nk'uko twagiye twumva bya bibazo hano hejuru harakuze Imana imurimo yewe aranakorera no mu itorero buke buke noneho nahabwe hari akantu wavuze ko kugira inshinga kuba kugira ubushobozi ntuhabwe ububasha yego noneho umuntu akaba afite ubushobozi bigaragarira n'abantu bose mu itorero ariko ubwo bubasha nababumuhe uwo muntu azakomeza yicare mpaka Yesu Kristo agarutse bizagenda bite ashobora gusenga Imana kuko hejuru ya siniya pastor wakamuhaye ububasha wakabibonye wakabonye ya mpano irimo hejuru yabo hariyo nyiri umurimo Yesu Kristo icyo gihe uramubwira ukamwinyiguza reba ni wowe uzi aho ungejeje ni wowe uzi n'icyo wankoresha uzi ko hari igihe Yesu akora igitangaza akaba yazagakuraho uwo ngo azane gusa ubwo bwa bubasha aricyo bikoreye gusa Yesu ndabyemera cyane pe rwose pe Imana iguhe nizere ko babyumvise dusengere noneho turagushimye mwami Imana yacu mu izina rya Kristo Yesu turaguhimbaje tugushimiye iki kiganiro kandi mu by'ukuri gikomeye kiba kirimo ibintu byinshi abantu bakwiye gusobanukirwa ndakwinginze ngo giherekeze abantu bacyumve kandi bazubakwe nacyo ndagusabye ngo utange gukura rwose mu buryo bw'umwuka no mu bw'umubiri abantu bakuze badakuze igihagararo gusa ngo bakuza n'ubwenge ndagushimiye kandi aya magambo agenda yubakira hasenyutse ariko kandi agenda n'ibyo asenya mu nyubako za Satani ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen